I would like to start ndashaka gutangira by telling you some of my story. mbabwira zimwe mu nkuru zanjye. And it's not intended in any way so kuzivuga ngo yenda nzivuge ku zindi mpamvu to bore you with my life. So kugira ngo mbabwire inkuru mbikisha inkuru zanjye n'ubuhamya mbese bitume murambirwa. I'm not boasting in myself at all. Nta nubwo ari kugira ngo mbirateho. But what I want to share ariko icyo nshaka kubasangiza is how I came to the teachings I'm going to talk to you about. N'uburyo nashoboye guhabwa izi nyigisho cyangwa se kwigisha izi nyigisho ko zankozeho nanjye. For the things I share with you kuko ibintu mbasangiza will have been birthed in my experience. byose byaturutse mu inararibonye nagize. I was saved and came to the Lord at age 13. Nakijijwe mfite imyaka 13. And age 16, ku myaka 16 I felt God called me to preach. numva Imana impamagarira kuvuga ubutumwa bwiza. And while I was still in high school, mu gihe rero nari muri segonderi, that's 12th grade, ubwo ni muri segonderi, I was preaching in another church. narimo kubwiriza mu rundi rusengero. So I have been speaking many years because I'm now, let's ask them to guess how old I am. Reka mbere yuko akomeza ndagira ngo mufore murabona afite imyaka ingahe? Mufore si ngombwa ngo menye ariko nibura ushobora kugira somebody. Okay, what is the highest age? The highest age they 70. The highest age they think for me. I think it's 70. 70? Yes. But there's some said 60. Around 55 and 60. 77. Mirongo irindwi n'irindwi. Wow. 77. Afite imyaka mirongo irindwi n'irindwi. So I have been speaking a long time. Ubwo no kuvuga rero maze igihe mvuga ubutumwa. That doesn't mean I'm a good speaker. Ariko ibyo ntibivuze ko ndi umuntu uzi kuvuga neza. I've just been talking a long time. Nubwo maze igihe mvuga. I don't think they got that. Sinzi niba mwabisobanukiwe. Kuba maze imyaka myinshi mvuga cyangwa nzivuga ubutumwa ntibivuze ko ndi umuntu uvuga neza. Maybe. So I pastored a church, my last church, for almost 22 years. Itorero rya nyuma nashumbye narishumbye imyaka 22. And that's the church that Pastor Willie came Iryo ni ryo torero Pastor Willie yadusanzemo with his wife. n'umudamu we. And he spent 2 years with us. Amarana natwe imyaka 2. And we have been partners ever since. Kuva icyo gihe twakomeje gukorana. He's actually my son. Mu by'ukuri ni umuhungu wanjye. Yes. So I lost my first wife to dementia. Naje gupfusha umudamu wanjye wa mbere. Do you understand dementia? Yaje kurwara indwara yo kwibagirwa. She was sick for 15 years. Yarwaye imyaka 15. And it was a very long, hard journey. Ndababwiza ukuri rwari urugendo runkomereye cyane. Little did I know Ariko sinari nzi ko that God wanted to teach me many things ko hari ibyo Imana yashaka kunyigisha byinshi. while my wife was sick. Mu gihe umugore wanjye yararwaye. I was in much pain. Nari mfite uburibwe bukabije. I suffered greatly Ngira agahinda kenshi. for 15 years. Kumara imyaka 15. We moved to a smaller house Tujya mu kazu gato.
so she could take care of a smaller house. kugira ngo yite areberere inzu ntoya. Then we moved in with married children and their family. tujya noneho mu nzu y'abashakanye. And we did that 3 different children. ibyo tubikora mu bana batatu. And the last move was to another state in US. turongera turimuka tuva muri leta twari turimo tujya mu yindi. That whole time icyo gihe cyose I continued to pastor. nakomeje gukora akazi k'ubushumba. And I was depressed. ndakandamizwa ngira agahinda kenshi cyane. They understand depressed? I'm trying to explain it in our own way. agira agahinda gakabije. I could not sleep sinaryamaga without medication. ntabwo nashoboraga kugira ibitotsi ntanyweye ibinini. I could not get through the day without medication. ntabwo nashoboraga kwirirwa umunsi ntanyweye ikinini. Filled with anxiety. nuzuye guhangayika. She was declining ariko uko imyaka itambuka ukabona ariko arushaho kuremba in her mind. no mu bitekerezo bikagenda bitakara. She would forget things all the time. igihe cyose akibagirwa buri kintu cyose. She would forget that she left children in our car. hari n'igihe yibagirwaga ko yasize abana mu modoka. She would forget that she didn't pick up the children from school. akibagirirwa ko agomba no kujya gufata abana ku ishuri. She could not remember things that I had just told her. akibagirwa n'amagambo nabaga maze kumubwira ako kanya. And I knew she was going to get worse. kandi nkabona indwara igenda kurushaho ikomera. And eventually die. kugeza igihe yaje gupfa. But I did not know how long. ariko sinari nzi igihe byari kumara. All I knew is that I was in a long journey icyo nzi nuko nari mu rugendo rurerure of suffering. rw'umubabaro. And when you see no end to your suffering, buriya iyo utabona iherezo ry'imibabaro yawe you get hopeless. utakaza ibyiringiro. The joy was gone. umunezero uragenda. The peace was gone. amahoro nayo aragenda. When I tried to pray, nagerageza no gusenga I could not connect. mu by'ukuri nkabona sinsenga uko bikwiriye. The only relief I had ubufasha bwonyine nagiraga was if I was with the church singing, iyo najyaga mu itorero muri cya gihe cyo kuramya no guhimbaza. or if I was at home praying in the Spirit. cyangwa se ndi iwanjye niherereye nsengera mu mwuka. But I couldn't sing with everybody all day. ariko rero ntabwo nagombaga kuba mu iteraniro riririmba igihe cyose. I couldn't sit in my chair and pray all day. nta nubwo nari kwicara mu ntebe ngasenga umunsi wose. So after I sang or I prayed, nyuma rero yo kuririmba no gusenga I was right back into my anxiety. nasubiraga muri ka gahinda kanjye. Long journey of suffering. urugendo rurerure rw'umubabaro. When I was younger, nkiri muto as a preacher, nk'umushumba muto I would tell people, nabwiraga abantu we don't have to suffer. ngo ntabwo tugomba kubabara. I would tell them, if you're struggling, nkambwira nti niba urimo kurwana n'ubuzima just praise the Lord. ujye uhimbaza Imana gusa. Just read the Bible. usome ibyanditswe. I knew the Bible. bibiliya nari nyizi. I had read the Bible all my life. nari narasomye ijambo ry'Imana ibihe byanjye byose. I had prayed all my life. ubuzima bwanjye bwose nabayeho ndi umunyamasengesho. I was even a worship leader. nigeze no guhabwa nigeze kubaho n'umuyobozi w'abaramya. But nothing helped me. ariko muri icyo gihe nta na kimwe cyamfashije. I think when your suffering is short, burya iyo umubabaro ari uw'igihe gito you find a way to get through it uriyaranje ukareba uburyo wanabisohokamo and get reconnected to God. kongera ukihuza n'Imana. But when it's long, ariko iyo umubabaro ari uw'igihe kirekire, year after year umwaka after ku wundi, year umwaka after year, ku wundi, umwaka ku wundi, you get hopeless. ugeraho ugatakaza ibyiringiro. When will this end?
ukavuga utari kose ibi bizarangira ryari, I don't think it'll end. ukavuga uti bizagenda gute. Over the years, kumara iyo myaka I've met pastors nahuye n'abashumba who feel similar nabo benda kugira ibibazo nk'ibyanjye, to how I felt, kandi ukabona umubabaro numva nabo barawumva, not from losing their wife, atari kuvuga ko batakaje abagore babo, although some have lost their wife, bamwe bari barapfushije abagore, but pastors who are in the ministry ariko abashumba bari mu murimo for many years bamaze imyaka myinshi find it's a struggle. barimo kurwana bahatana n'ubuzima, It's a challenge. bahura n'ibibi bahunyuze. You find people who criticize you. Ugasanga hari abantu bakuvuga nabi, You find people who lead the church ugasanga hari abantu bayobora itorero and they don't tell you, bakava mu rusengero kandi batakubwiye, and they talk about you. bakagenda bakuvuga. There's always somebody unhappy in a church. Reka mbabwire, urusengero nubwo waba ari rwiza hazabaho umuntu umwe nibura utishimiye gahunda z'urwo rusengero. There's always somebody having disagreement in the church. Hazahoraho abantu batemeranya n'iby'itorero rikora. Sister so and so are fighting. Mushiki wacu runaka, mwene data, ukabona bararwana, barahanganya. Yes? Nibyo? Is that right? Nibyo? And it's suffering. Kandi uwo ni umubabaro. At some level, it is suffering. Ku rundi rwego uwo nawo ni umubabaro When you pastor a church. iyo urimo gushumba itorero. I remember when I started Ndibuka ngitangira as a young man, nk'umusore, I thought, this is going to be glorious. yarabati mbega umurimo ugiye kuryoha, ibintu byose bizaba ari uburyohe. We are all Christians. Twese turi abakristo, ubwo se intambara zizavahe ko twese turi abagenzi bajya mu ijuru, ibintu ni munange. Amen. Hallelujah. It's going to be great. Bigiye kuba byiza, nta kibazo tuzagira. And at times it is. Kandi hari igihe biba byiza koko. At times it's wonderful. Hari igihe biba byiza pe, It's glorious. ugasanga byuzuye ubwiza, You connect with the kingdom of God. ukumva mwicometse mu bwami bw'Imana. You connect with people who genuinely love each other. Ukabona Imana yaguhuje n'abantu bakundana pe, bakunda Imana. People are happy to see each other. Ugasanga abantu bishimiye kubonana no guhura, We need each other. bakeneranye, We love each other. tugakundana. But at the same time that it's glorious, Ariko muri cya gihe muri mu bwiza, it's also some suffering. ugasanga hari n'abandi barimo kuzana imibabaro. Yes? Nibyo cyangwa sibyo? Life runs on two tracks. Ubuzima bugendera, navuga ngo ku bimodoka bibiri. That's how life works. Uko niko ubuzima bumeze. One track, Ikimodoka kimwe things are going very well. ibintu biba bigenda neza, The other track, ikindi kimodoka things are a struggle. ibintu biragenda nabi. Things would be going well at my church, Ibintu byabaga bigenda neza mu rusengero, and I'd come into the church after a Sunday, hinjira mu rusengero ku cyumweru, and my assistant would be there, ngasanga unyungirije arahari, and she would begin to tell me the problems. hanyuma ngasanga yapanze ibibazo byose agomba kumbwira. Hello, Halo, here I have problems. dufite ibibazo hano. There's a problem with a staff member. Hari ikibazo cy'abakozi mu There's rusengero, a problem with a church member. hari ikibazo cy'abanyetorero, There's a problem in the children's hari ministry. ikibazo mu bana, There's a problem on the worship team. hari ikibazo mu baririmbyi. Life runs on two tracks. Ubuzima niko bumeze, bugendera mu bimodoka bibiri. And the problem track Ikimodoka gihetse ibibazo is always there. gihoraho. Amen? Amen. You must talk to me. You must say amen. You must help me. Niba murimo kumva muvuge ngo amen kugira ngo menye ko muhari. So in my experience of suffering,
mwinararibonye nagize ry'imibabaro the Word of God ijambo ry'Imana became alive to me. ryahindutse rizima kuri iki And it began to speak to me ritangira kuvugana nanjye things I never understood. ibintu ntari gasobanukirwe neza. And I discovered nza kuvumbura ko that if I wanted to be made like Jesus, niba nshaka gusa na Yesu, if I wanted to be prepared for heaven, niba nshaka kwitegurira ijuru, if I wanted the work of the Holy Spirit in me, niba nshaka ko umwuka wera akorera muri jye, I was going to have to find a way nagombaga gushaka uburyo bwose to find God in my suffering. gushaka Imana no mu mibabaro nkayibona. I couldn't find him at first, bwa mbere ntabwo nashoboye kubigeraho, but I went to Romans chapter 8. kugeza igihe nagiye mu Baroma ibice 8. And in Romans chapter 8, mu bice 8 by'Abaroma I found nsanga very important information to help me in my suffering. nsanga amakuru menshi azamfasha mu gihe cy'imibabaro. It helped me understand the purpose of suffering. ibyo byanditswe byamfashije kumenya impamvu duca mu mibabaro. It helped me understand that Jesus suffered byamfashije kumenya ko Yesu nawe yababaye, and that I would too. ko nanjye ngomba guca muri iyo mibabaro, And so will you. niko nawe bizakugendekera. If we do not understand why we're suffering, iyo utamaze gusobanukirwa impamvu ubabara, we get hopeless. dutakaza ibyiringiro. And as a pastor, nk'umushumba you think about how can I do something else? ushobora kwibaza ngo ariko ni iki kindi nakora kugira ngo nkwepe ibi bibazo. I don't want to pastor anymore. ukumva utagishaka no gushumba. I'm tired of the problems. ndambiwe n'ibibazo, I'm tired of the suffering. ndambiwe n'imibabaro, I've lost my joy. umunezero sinkiwugira, I've lost my peace. natakaje amahoro. What else can I do? ni iki kindi nakora? I asked that question, ibyo bibazo nanjye nakundaga kubyibaza, and I wasn't sure kandi nari mu rusengero, that God would even help me do something else. kandi nari mbizi neza ko Imana ishobora kumfasha ikampa n'ibindi nakora. I was having a hard time finding him. nagize ibihe bikomeye byo kwishakisha. So in Romans chapter 8, mu Baroma ibice 8 I begin to understand naje gusobanukirwa ko the work of the Holy Spirit naje gusobanukirwa akazi k'umwuka wera in suffering. mu mibabaro. And I want to start in verse 14, duhere chapter 8. ibice 8 duhere ku murongo wa 14. If you would read 14 through 17. duhere kuri 14 kugeza kuri 17. Chapter 8, verse 14 through 17. ibice 8 guhera kuri 14 kugeza kuri 17. mwahageze? kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa. Okay, hagira umuntu udusomera 14. Let's talk about this. reka tuvuge kuri ibi byanditswe. Verse 14. ku murongo wa 14. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana.
As I started to look at this verse, ntangiye kureba kuri uyu murongo I realized that my identity naje kumenya ko ishusho yanjye could no longer be first a pastor. first Not a pastor. That's not okay my identity. cyangwa ikindanga cya mbere sakazi k'ubushumba. My identity is a son. Ahubwo ikindanga cy'ingenzi nduko n'umwana w'Imana. I was teaching this here in Rwanda years ago. Iri jambo naryigishaga mu Rwanda mu myaka ishize. And a pastor came up to me afterward. Umushumba umwe aranyegera nshoje. He said, I've been pastoring for 18 years. Arambwira ati maze imyaka 18 nyobora itorero. And I never knew I was a son. Ariko sinarinzi ko ndi umwana w'Imana. Wow. He did not know he was a son. Ngo ntabwo yari azi ko ari umwana w'Imana kandi amaze imyaka 18 ari umushumba. He was a pastor. Yari umushumba. To pastor, gushumba first, cyambere you must be a son. Nukubanza kuba umwana w'Imana. Or daughter. Ukaba umwana w'Imana mbere. When I left my last church, maze kuva muri rya torero nabayemo nyuma, after almost 22 years, nyuma y'imyaka 22 nshumba itorero, my brother, umuvandimwe wanjye, who has also been a pastor, nawe wari umushumba, understood what I was going through as I left the church. We igihe nasezeraga itorero yarabisobanukiwe neza amenya n'impamvu nsezeye. And he said to me, arambwira ati, oh, now you get to see who you are outside of being a pastor. arambwira ati, oh, ati Imana ishimwe, ubu ugiye kumenya icyo uri cyo nyuma yo gusohoka akazi k'ubushumba, ugiye kumenya ikikuranga uriwe. Do they understand? Do you understand? Ngo mwasobanukiwe iryo jambo? Mwarisobanukiwe? Nukuvuga ngo ubundi yari umushumba, ariko none ubwo avuye mu bushumba nibwo agiye kumenya ko hamwe no kuba umushumba icyambere agiye kumenya ko ari umwana w'Imana. For years I saw my calling imyaka myinshi nabonaga umuhamagaro wanjye is to take care of God's people. Ko ari kwita ku bantu b'Imana. To teach God's people. Kwigisha abantu b'Imana. To love God's people. Gukunda abantu b'Imana. To pray for God's people. Gusengera abantu b'Imana. And my emphasis was on God's people. Ubwo no kuvuga ngo imbaraga zanjye zose nazishyiraga ku bantu b'Imana. Now that's good. Ibyo nabyo ni byiza. It's good that we care about God's people. Ni byiza ko twita ku bantu b'Imana. But you cannot properly care for God's people. Ariko ndababwiza ukuri ntabwo ushobora kwita ku bantu b'Imana 100%. If you don't first have a relationship with the living utabanje God. kugirana ubusabane n'umuremyi. You must hear from God. Ugomba bwa mbere kumva Imana. He's a father. Niwe papa. You're a son. Nawe uri umwana. Oh, he cares about God's people. Yego wita ku bantu b'Imana. But he cares about you. Ariko n'Imana data ikwitayeho. And he wants you kandi rashaka ko to be connected to him. Ko wihuza nayo. So that what you have in your relationship with him, kugira ngo ibyo ubonye mu busabane wagize nayo, you give away to others. Ari byo uhana abandi. You can't give away what you don't have. Ntabwo ushobora gutanga icyo udafite. So we must focus on our relationship with him first. Tugomba kubanza kugira ubusabane n'Imana. And as we do, mu gihe tubikora, he will give us things to give to others. Nawe azaduha ibyo duha abandi. And how does he do that? Ubwo se ibyo abikora ati? Hallelujah. Hallelujah. He sends the Holy Spirit. Yohereza umwuka wera. He said, I sent to you the Holy Spirit. And he will teach you all things. I have found this as I've been with many pastors.
hari ibintu namaze kubona igihe maranye n'abashumba And many people who go to church, n'abantu benshi bajya mu rusengero they do not know ntabwo bazi how to access the Spirit of God. uko bashobora kubana n'umwuka wera no kuganira nawe. To them, being a Christian kuri bo kuba umukristo is about what you know in your head. biba bishingiye ku bumenyi afite mu bitekerezo bye. Now, we need to know things in our head, ni byiza ko tugira ibyo tumenya mu bitekerezo byacu, but there's someone greater than that. ariko hari ubundi bumenyi burenze ibyo twamenya mu bitekerezo It's byacu. knowing the Holy Spirit in ibyo you. ni ukumenya umwuka wera akaba ari ubihishura, For he said, kuko yaravuze ngo those who are led by the Holy Spirit, ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana these are the sons of God. aba nibo bana b'Imana, These are the daughters of God, aba nibo bakobwa b'Imana to be led by the Holy Spirit. bayoborwa n'umwuka wera. We must learn to access the Holy Spirit. tugomba kwiga kwegera umwuka wera tugasabana nawe. I will tell you a story again. ndababwira inkuru. Years ago, myaka ishize I was in the state of Texas, nari muri leta ya Texas, and I was a worship leader in a large church. nari umuyobozi w'abaramya mu itorero rinini. And there was trouble in the church. haza kubaho ikibazo mu rusengero. The two other pastors were fighting each other, abashumba babiri bari muri iryo torero barimo kurwana, and people in the church took sides. hanyuma abantu batangira, umushumba umwe agira abamufana n'undi agira abamufana. I'm with this pastor. bamwe bakavuga bati twebwe twemera uyu, Others said, I'm with this abandi pastor. bati na twemera uriya. baragongana. And the church was about to divide. itorero byari bugufi kugira ngo ricemo kabiri. And I was in the middle and struggling. ubwo jewe rero nari mu ntambara ikomeye, ndavuga nise ndafana nde ndajya ku ruhe ruhande. It was a Sunday evening service, ndibuka ko byari amateraniro ya nimugoroba. and I always had the worship team meet with me in my office mbere y'uko amateraniro aba nagombaga guhura n'abaramyi mu biro byanjye before the service would start. mbere y'uko amateraniro atangira, And we would pray together tugasengana, and ask for the Lord to come, tugasenga kugira ngo kubaho kw'Imana and kuze, ask for his Spirit to rest tukamusaba on ngo us. umwuka wera azadufashe. And I was disturbed in my spirit. ariko muri jye umutima wanjye wari wavangiwe. We prayed, turasenga, and then I just told them, you go out to the stage. arangira avuga ati bamaze gusenga, I'm going to stay here in the aravuga office. ati mugende muririmbe jyewe ndasigara hano mu biro. And the reason I did that, impamvu nabikoze, I didn't know how I could go out and lead worship. numvaga ntafite imbaraga zo kugenda ngo ndabye nyobore kuramya, There was division in the church. kandi mu rusengero harimo amacakubiri. And I said to myself, ndibwira nti I cannot do this. ibi sinabikora. What am I going to do? ubu se ndakora iki? So, I want to show you ngiye what kubereka, I did. mbereka ibyo nakoze, nanjye ndafata iyanjye. They left my office, abaririmbyi barasohoka bava mu biro, and I had two chairs in my office. nanjye nari mfite intebe ebyiri. I got down on my knees, ndapfukama, and I started to pray. ntangira gusenga. Now they're waiting for me to come. kandi ubwo mu rusengero barantegereje, They're waiting for the church service to start, bategereje ko amateraniro atangira, and they won't start until I come. kandi ntabwo bari butangire atahageze kuko ari wowe wari umuyobozi w'abaramyi. But I was not ready. ariko sinari niteguye. I could not feel the Spirit. numvaga mu by'ukuri nta kubohoka, nta mwuka uhari wo kuramya. I was disturbed. numvaga umutima wanjye mbabaye. So this is what I prayed. dore uko nasenze rero, Jesus, ndavuga nti Yesu, I can't do this. ibi sinabishobora, I don't know how to do this. ntabwo nzi nuko nabikora. I can't find you right now. ubu sinkubona, I need the Spirit. nkeneye umwuka wawe. I can't lead without the Spirit, ntabwo nshobora kuyobora nta mwuka, but I can't find the Spirit. ariko umwuka sinkubona. And I stopped. ndahagarika gusenga. And then
hanyuma I heard this. numva ijwi Say. rivuga ngo, In other words, speak. vuga, Say. atura. I am strong in the Lord. uvuga uti ndakomeye mu mwami. So the Holy Spirit spoke to me. Mwuka wera avugana nanjye, Say, atura uti I am strong in the Lord. ndakomeye mu mwami. And so I'm down praying. ndacyapfukamye ndimo gusenga, I go, I ndavuga nti am strong in the Lord. ndakomeye mu mwami. I Jewe am strong in the Lord. ndakomeye mu mwami. I'm strong in the Lord. ndakomeye mu mwami. I'm strong in the Lord. ndakomeye mu I'm mwami. strong in the Lord. ndakomeye I'm strong in the Lord. ndakomeye mu I'm mwami. strong in the Lord. ndakomeye mu mwami. I'm strong. ndakomeye mu mwami. And I went out ndasohoka and I led worship nyobora kuramya in the power of the Spirit. mu mbaraga z'umwuka. That's the only way. ubwo ni buryo bwonyine. You can't preach. ushobora kubwiriza, You can't pastor. ushobora gushumba, You can't lead. ushobora kuyobora, You can't minister. ushobora gukora umurimo, You can't do it ushobora kubikora. in your own strength. hari igihe wabikora mu mbaraga zawe. You have to learn ugomba kwiga how to do it in the strength of the Lord. uburyo wabikorera mu mbaraga z'umwami. For those who are being led by the Spirit, kuko abayoborwa n'umwuka, these aba sons nibo and daughters of the bana Most High God. b'Imana. Okay, verse 15. Verse 15. murongo Romans wa 8, 15 15. It says, "For you did not receive ngo kuko mutakiriye the spirit of bondage umwuka w'ububata, again, mutakiriye umwuka w'ububata nanone again to fear. kugira ngo mutinye, But you have received ahubwo mwahawe the spirit of adoption, umwuka ubahindura abana, by whom we cry out, Abba, Father." utuma mutaka muvuga muti aba data. So what is he telling us? icyo ashatse kutubwira ni iki? When you come to Christ, iyo wakiriye Yesu, when you're in Christ, iyo uri muri Kristo, when you are filled with the Holy Spirit, wuzuye umwuka wera, his spirit comes on you umwuka we akuzaho, and he gives you a spirit akaguha umwuka of sonship wo guhindurwa, that replaces usimbura a spirit of fear. umwuka w'ubwoba. Slaves are fearful. imbata zihora zifite ubwoba. Slaves are afraid of being punished. imbata zihora zifite ubwoba bwo guhanwa. Slaves are afraid of their master. imbata zihora zitinya ba shebuja. Slaves live in fear. imbata zihora mu bwoba, Because if I do not please my master, ngo kuko nintashimisha databuja he'll punish me. baraza kumpa ibihano. He said, I have given you a different spirit. aravuga ati mbahaye undi mwuka. You don't have a spirit of slavery leading to ntabwo fear. mugifite umwuka w'ububata, You have a spirit of sonship. mufite umwuka wo guhindurwa abana b'Imana. It's a spirit of adoption. ni umwuka wo guhinduka umwana w'Imana. Do you know that all of us murabizi ko mwese uko turi aha have been adopted? twese twahinduwe kuba abana, All of us. twese. What does it mean to be adopted? ese bivuze iki guhindurwa umwana w'Imana? It means to be chosen. ni ukuvuga ngo waratoranijwe, wararobanuwe. I choose to make you my son or my daughter. mpitamo kuguhindura umwana wanjye cyangwa se umukobwa wanjye. I told you nababwiye ngo that Pastor Willie is my son. nababwiye ngo Pastor Willie ni umuhungu wanjye. I chose him. nabihisemo, ni jye wabihisemo, And he's a good son. kandi ni umuhungu mwiza, He's a very ni good son. umwana mwiza. I love him so much. ndamukunda cyane.
He knows I love him. arabizi ko mukunda, He knows he can ask anything of me. arabizi ko nta kintu yamisha icyo yifuza kumbwira nakimbwira. And I'll say, what do you need, son? Kandi kuko ari umuhungu, He's not a slave. ntabwo ari imbata, He's my son. ni umuhungu wanjye. It's the same way with our Father in heaven. Niko bimeze kuri data wo mu ijuru. You don't have to live in fear. Ntabwo ugomba kubaho mu bwoba, You don't have to pastor in fear. ntabwo ugomba gushumba mu bwoba. Oh, they're talking about me. Dore abakristo baragenda bamvuga, They're saying bad things about me. baragenda bamvugaho amagambo mabi. Oh, I'm afraid they're going to tell more people. Ubwo mfite n'ubwoba bwo kugenda mbwira n'abandi. I'm afraid people are going to leave the church. Mfite ubwoba ko abantu bagiye gusohoka mu rusengero. I'm afraid they're going to take people with them when they go and start another church. Mfite ubwoba ko bagiye gusohoka bagatangira amatorero yabo. I had that fear. Ubwo bwoba nanjye narabugize. Have you ever had that fear? Namwe ubwo bwoba mwigeze mubugira? And this is what I had to come to. Umwanzuro nafashe n'uyu rero. Wait a minute. Why am I afraid? Kuki mfite ubwoba? God called me here. Imana yampamagaye hano. God put me here. Imana ishyira hano. And God can keep me here. Kandi Imana ishobora kundindira hano. I had to live without fear. Nkabaho ntafite ubwoba. I had to live as a son. Nkabaho ndi umwana. I don't know what will happen. Sinzi bizaba. Maybe people will leave. Yenda abantu bashobora kuzasohoka bakagenda. Maybe they'll talk about me. Yenda bazamvuga nabi. But no matter. Ariko uko byagenda My kose, Father in heaven will take care of Data me. wo mu ijuru azanyitaho. Because I'm a son. Kuko ndi umwana. Now let me talk about the characteristics of the spirit of slavery. Reka mbabwire ibintu biranga abantu bafite umwuka w'ububata. It's called an orphan spirit. Byitwa ngo ni umwuka w'ubupfubyi. An orphan Imfubyi does not know if they're loved. ntabwo bajya bamenya ko bakunzwe. An orphan does not feel safe. Imfubyi ihora yumva idatekanye. An orphan does not feel secure. Imfubyi ihora idafite umutekano. An orphan has the same spirit as a slave. Umwana w'imfubyi ahora afite umwuka w'ububata. Fear. Ubwoba. How will I survive? Ese nzabaho nte? There's nobody to help me. Nta muntu uhari wo kumfasha. I'm on my own. Ngomba kwirwariza. And I know life is bigger with bigger challenges than I know what to do. Kandi agahora avuga ko hari ibibazo byinshi azahura nabyo ku isi, ariko akaba adafite ibisubizo The byabyo. spirit of an orphan. Uwo ni umwuka w'ubupfubyi. So let me tell you Reka mbabwire some characteristics of a spirit of an orphan. ibintu bigaragaza umwuka w'ubupfubyi. If you identify with any of these characteristics, Niusanga ibi biranga imfubyi bikugaragaraho, this will help you. biraza kugufasha. Write them down Ubyandika ahantu, and use them to pray about. ubikoreshe gusenga usenga. Father, Uvuga uti that I still feel like an orphan in this way. ndumva nanjye ngifite umwuka w'ubupfubyi muri ubu buryo. Please transform me from this orphan spirit Umpindure unkure mu mwuka wa gipfubyi, to a son or daughter spirit. umpindure umwana wawe. That's our prayer. Uko niko gusenga And the kwacu. Holy Spirit will be faithful. Kugira ngo umwuka wera abe wo kwizerwa. The Holy Spirit will lead you. Umwuka wera The azakuyobora. Holy Spirit will teach you. Umwuka wera The azakwigisha. Holy Spirit will help you. Umwuka wera azagufasha. Hallelujah. Okay, so an orphan sees God as a taskmaster. Imfubyi ihora ibona Imana ari nka boss. Reka mvuge boss nibwo turi busobanura. Shobuja umukoresha. Do this. Do this. Uhora utekereza ko Imana ari ya Mana ihora gutegeka. Kora ibi, kora ibi, kora biriya. That's what a taskmaster does. Uko niko abakoresha bamera. Do this. Kora ibi, Do this. kora biriya. Do this. Kora biriya. It's all about doing.
ubona imana nkaho ari imana ihora igutegeka gukora ibi n'ibi ku itegeko ku ngufu. It's not about being. Ariko siko bimeze. An orphan Imfubyi is insecure and anxious. ahora ahangayitse agahora adatekanye. This next one Cya gatatu you will identify with. ushobora I gusanga can nawe tell you I did for many years. iki nicyo nanjye narwanye nacyo kumara imyaka myinshi cyane. An orphan Imfubyi works for God's approval. ibishaka kugira ngo ikore imirimo myinshi kugira ngo ibone igikundira imbere y'Imana, And the praise of men. hanyuma kugira ngo ashimwe n'abantu. If you have an orphan spirit, Iyo ufite umwuka wa gipfubyi, when you're done preaching or teaching, iyo umaze nko kubwiriza cyangwa kwigisha, you want to know, how did I do? ujya mu bantu How did I ugatangira kubabuza ngo ariko mwabonye mwabonye mfite amavuta menshi, mwabonye Did I do a good job? nabigenje neza, nigishije neza, How was my preaching? inyigisho zanjye zari zimeze ziti. You get done preaching and you want to know, did people like it? Iyo urangije kwigisha uba ushaka kugira ngo abantu umenye ese abantu bakunze ibyo nabwirije. You're looking for the praise of men. Urimo gushakisha amashimwe y'abantu. Now that's different than good feedback. Ariko nanone ibyo mu bitandukanye na kwa kundi wigisha ugategereza ko abantu baza kugira ibyo banenga cyangwa hari ibyo bashima. Because if you're secure, Kuko iyo utekanye muri wowe, you can ask people that are close to you, ushobora no kubaza babandi bakwegereye. how was that, honey? How was Urugero that? ashobora kubaza umugore we akamubaza ati And she can say, inyigisho zari zimeze ziti. she can say, well, after every sentence you said amen. Ashobora kuvuga ati wigishije ariko za amen zabaye nyinshi. Buri nteruro yose wavugaga amen. Buri nteruro yose amen. Maybe you don't want to say amen after every sentence. Yenda si ngombwa ko uzajya uvuga ngo amen buri nteruro yose uvuze uteza abantu hareriye eshanu. Oya, si ngombwa. That's good. Ibyo ni byiza kubaza umuntu ukwegereye. If you're doing that, you need somebody to tell you. Ibyo ngibyo ni byiza kubimenya, ariko ukabaza umuntu ukwegereye, umugore wawe cyangwa uwo mukorana. Amen? Amen. But that's different Ariko bitandukanye than wanting the praise of men. nuko wigisha ugashaka kugira ngo abantu bose bashime ibyo wigishije. And you don't work for God's approval. Kandi igikundiro cy'Imana ntabwo tugikorera kugira ngo tukibone. You want to do ministry Urashaka gukora umurimo w'Imana from God's approval. biturutse ko Imana yabishimye, kandi saga hato ikindi ntabwo ari uko uri bushimwa ari uko wakoze neza. Do they understand this? Yes, I tried to speak different Yeah. things. Okay? Yeah. Talk to me. Arashaka kumva ko I murimo want your approval. ndashaka ko munshima mukavuga ngo ibintu biragenda neza. By the way, for many years as a pastor, Kumara imyaka myinshi nk'umushumba. I could not laugh at myself. Laugh. I could not laugh at myself. Ntabwo ajyaga aseka. You know, it was hard for me to say, I can't believe I did that. Byari binkomereye kuvuga ngo sinshobora kubyumva ko nanjye nshobora gukora biriya. Almost every sermon, Buri butumwa bwose navugaga you'll find yourself saying something. wisanga hari ibyo urimo kuvuga. And afterward you go, why did I say that? Wataha ukavuga ati ariko biriya bintu kuki nabivuze koko. Buri uko ubwirije hari igihe uravuga uti ariko biriya narengereye, biriya kuki nabivuze koko. And you have to be able to laugh about it. Hanyuma ukaniseka ugasanga nawe ibyo wavuze wisetse. We're not perfect. Ntabwo turi intungane. We want people to think we're perfect, Turashaka ko abantu batubona nk'intungane, but we're not perfect. ariko ntabwo turi intungane. And we have to laugh at ourselves. Tujye twiseka rero iyo twakoze amafuti. An orphan Imfubyi lives with shame and guilt and feels unloved.
ihora ibana n'ikimwaro no gucirwaho iteka no kumva ko adakunzwe bihagije. An orphan Imfubyi is jealous of others' success and comparative. ihora igirira ishyari abantu bateye imbere ndetse ihora yigereranya n'abandi. Oh, that pastor over there, uriya mushumba hariya his church itorero rye is growing. ririmo gukura biteye ubwoba. His church is thriving. itorero rye rifite umuriro ririhuta. I wish my church was doing as well icyama as nanjye his church. itorero ryanjye rikamera nka ririya. And when you meet him wahura nabo and you say, how are you doing? ukamubaza uti bimeze biti? And he tells you, oh, we're growing. There's many people coming. The Spirit of the Lord is here and things are going wonderful. wababaza uti itorero rimeze rite? ibintu bimeze neza, umwuka arimo gukora, abantu barimo kuza ari benshi. And then he asks me how I'm doing. yambaza ati bimeze biti wawe? And we're struggling. twebwe turacyakirana n'itorero. All churches go through cycles. reka mbabwire amatorero yose ahora azenguruka. Sometimes it's going well. uruziga hari igihe itorero rimeze neza rigenda And neza other times there are cyangwa se problems. rikamanuka. And when you're meeting somebody where it's going well, nuhura na wa wundi ugeze hahandi ibintu bimeze neza and you're going through a problem, ukaba wowe urimo guca mu bibazo, that makes you insecure ntibigutere kubura umutekano and jealous. cyangwa ngo ugire ishyari. I wish my church was doing well. icyampa itorero ryanjye rikaba rimeze neza nka ririya. So when he asks you, how are things in your church? bakubaza bati wawe bimeze biti? You say, oh, good. Things are going well. It's ujye uvuga good. uti ibintu bimeze neza nubwo yenda bitarimo kumera nk'ibya mugenzi wawe. Yeah? yes. You don't want to tell him, we're going through a hard time. igihe cyose bakubajije umurimo w'Imana uko umeze ntugahora uvuga ibintu bibi gusa. Would you pray turimo for guca mu us? bibazo bikomeye cyane, ahubwo dukeneye amasengesho, muduheke, tumeze nabi, Please pray for us. mudusengere. Do we do that? murabikora? Not always. ntabwo ari kenshi. I remember visiting a pastor in another church, ndibuka nsura itorero ahandi hantu, and they were doing very well. itorero ryari rimeze neza, Their ministries were growing, umurimo w'Imana urimo gukura, and more people were coming. abantu benshi barimo gukizwa. But we were in a phase where we were not. twebwe twari mu bihe tutarimo gukura, dusa nkaho tudindiye. Remember, it goes in cycles. nababwiye ngo iby'itorero biba bizenguruka uruziga. You're not always up, ntabwo uzahora uri hejuru and you're not always down. kandi ntuzahora uri hasi, It goes in cycles. kuko bihora bizenguruka. And he was up, we yari hejuru, and I was down. jyewe nari hasi. And I left his church, his building, mva muri ya nyubako ye, and I was so discouraged. mvayo nacitse intege. He's doing so well. ni ukuri we biragenda neza, How come I'm not doing well? kuki jyewe bitagenda neza? I want things to go well in my church. nanjye ndashaka ko bigenda neza mu I rusengero want to iwacu, be able to tell everybody. kugira ngo njye mbona nuko mbwira abantu ngo dore ukuntu bimeze neza iwacu. There's a problem with that, right? harimo ikibazo aho ngaho. I thought it was supposed to be, look at Jesus, ntekereza ko twakabaye tureba Yesu, not us, tutirebaho, Jesus. ahubwo tureba Yesu. The truth is ukuri ni uko that you'll go through a cycle where things are problems hari igihe uca muri bya bihe aho uhura n'ibibazo, so that God can prepare you kugira ngo Imana igutegure in your heart mu mutima wawe with humility no guca bugufi, for when things are going very well. kugira ngo bya byiza n'ibiza. Because some people kuko abantu bamwe who do not
let the Spirit of God change them batajya bemerera umwuka wera ko abahindura and transform them to be like Christ. ngo abahindure abahishusho ya Kristo, And they don't carry a spirit of humility. ntibakira umwuka wo guca bugufi. Once things start going well, iyo ibintu byatangiye kugenda neza they think it's them. They did it. batekereza ko byavuye mu bubasha bwabo n'imbaraga I'm a zabo. great leader. Ndi umuyobozi mwiza cyane, I'm a great preacher. ndi umuvugabutumwa mwiza, niyo mpamvu abantu baza. People are coming to hear me. abantu bava impande bakava no mu dusengero dutoya bakaza iwanjye kubera ko mbwiriza That's neza. pride. ubwo ni ubwibone. God is opposed to the prideful. Imana irwanya abibone, He gives grace to the humble. igaha ubuntu abaca bugufi. I want to tell you something hari ikintu ushaka kubabwira that you know, muzi, but I cannot emphasize it enough. ariko ntabwo nagishimangiraho cyane. After being in the ministry for decades, nyuma yo kumara imyaka mu murimo w'Imana, we must be humble. tugomba gusoza duciye bugufi. Humility goes a long ways. guca bugufi ni urugendo ducamo. Oh, but that pastor in his church is going great and he's preaching great. uriya mupasitori arabwiriza neza, itorero rye rirakura, And people were coming to hear him preach. abantu baragenda bakamwumva, But he's not humble. ariko ntabwo aciye bugufi, He's bragging about himself. ahubwo arabyirata. You can have an outward appearance of success, ushobora kugira iterambere ryo hanze rigaragara, but the true work of God is not being done in you. ariko ugasanga akazi Imana igomba gukorera muri wowe ntabwo karimo gukorwa neza. For the true work of God is to be conformed to the image of Christ. kuko akazi nyako keza kemewe nuko uhindurwa ukagira ishusho ya Kristo, To become Christ-like. ugasa na Kristo. We don't boast in ourselves. ntabwo twirata imirimo yacu, We boast in our weakness. twirata intege nke zacu. That's what the scripture says. niko ibyanditswe bitubwira. He says, I don't boast in myself. ntabwo nirata ku mirimo I yanjye, boast in my weakness. nirata mu ntege nke zanjye. Therefore, kubera iyo mpamvu, when I'm weak, iyo ndi umunyantege nke, then I'm strong. ubwo mba ndi umunyembaraga. That's what I was doing. ibyo nibyo nakoraga, I didn't realize it, ntabwo but I was living it. ariko nari mbibayemo. nca bugufi ndapfukama, I'm weak. ndi umunyantege I nke, don't know how to go out there and lead worship. sinzi uburyo najya kuramya, I can't do it. ntabwo nabishobora. I just can't find you, ubu sinkubona, and I'm struggling. ndimo gukirana. And that's why the Spirit said to me, niyo mpamvu umwuka yambwiye ati, say, atura ngo I'm strong in the Lord. ndakomeye mu Mwami. We have to come to those places. tugomba kugera muri icyo gihe. When I go out to speak, najya kuvuga, kubwiriza, I'm not trusting in myself. ntabwo niringiye ubwenge bwanjye. I'm saying, Lord, ndimo kuvuga ngo I'm dependent upon you. nkwishingikirijeho. If they get anything, niba hari igikozwe it cyose, has to be from you. bigomba kuba biturutse kuri wowe. You have to do that ugomba gukora ibyo before you preach, mbere y'uko ubwiriza, before you teach, mbere y'uko before wigisha, you minister, mbere y'uko ukora umurimo, before you pray, mbere y'uko usenga, before you lead in worship. mbere y'uko uyobora abaramya. Just remember the source of your strength. ujye umenya ko ari we soko y'imbaraga zawe, It's in Him. niwe imbaraga zikomoka. Some of you right now have a problem. bamwe muri mwe hano mufite ibibazo. Yes? nibyo Yes? nibyo You have a problem. I'm telling you how to deal with that problem. ndimo kubabwira uburyo mwakemura icyo kibazo. It can be in your church, bishobora kuba ari mu itorero in ryawe, your marriage, mu rushako rwawe, in your family, mu muryango, in your health, mu buzima bwawe, your finances. mu mafaranga yawe. How do you deal with that problem? wahangana gute n'icyo kibazo? An orphan will worry about it. umwana w'imfubyi An bizamuhangayikisha, orphan will be anxious. Oh, I don't know what's going to happen. azavuga ati bizagenda gute, ejo nzabaho nte? How do I know that? mbimenya nte? Because I've done that. kuko narabikoze, nabibayemo, I've done it. nanjye nabibayemo. But
the way you deal with your problems. ariko uburyo uhangana n'ibibazo byawe. Let me show you how I might pray. Reka nkwereke uburyo nsenga iyo ndi muri icyo kibazo. Father in heaven, Data wo mu ijuru, I come to you with thanksgiving. nje imbere yawe nshima. I thank you for the good things in my life. Ndagushima kubw'ibintu byiza biri mu buzima bwanjye. I thank you for my wonderful wife. Ndagushimira umugore mwiza I love wampaye. her so much, Ndamukunda cyane and she loves me. nawe arankunda. I thank you for my children. Ndagushimira kubw'abana banjye. I thank you for the health that we have in our family. Ndagushimira ko waduhaye ubuzima buzira umuze mu rugo rwacu. I thank you for the financial provision for us. Ndagushima ko mwami ujya utwitaho mu buryo bw'amafaranga. I thank you for the body of Christ, Ndagushimira kubw'umubiri wa Kristo, for my brothers and sisters kubwa bene data who know you bakumenye and love you bakagukunda and help me. bakamfasha. I come to you with my thanksgiving. Nje imbere yawe no gushima. I praise you. I Ndaguhimbaje. rejoice in you. Ndakwishimiye. I bless you. Ndakuramya. Now, all the time, I have not talked about my problem. Kenshi iyo nsenga ntabwo mba mvuga ibibazo. I'm praising him. Ndimo kumuhimbaza. I'm thanking him. Ndimo kumushima. Thank you, Father. Wakoze data. Praise you. Ndagushima. Praise you that you look down on me. Ndagushima ko ujya undeba ku isi. You drew me into your family. Ukaza ukanshyira mu muryango wawe. That you made me to be a son. Kugira ngo mbe umwana. And I come to you as a son. Nje imbere yawe nk'umwana. I don't come to you as a slave. Ntabwo nje imbere yawe nk'imbata. I don't come as an orphan. Ntabwo nje imbere yawe But nk'imfubyi. your very own loved son. Ahubwo nje nk'umwana wawe ukunda. Now, Father, Rero data, I have a weakness. mfite intege nke. I have a need. Mfite icyifuzo. I have a problem. Mfite ikibazo. And I need your help. Nifuza ko umfasha. What is that? Icyo ni ikihe? Humility. Ni uguca I bugufi. approach Uko in ni uguca bugufi. humility, Ndimo kwegera Imana nciye bugufi. and I approach as a son. Nkegera Imana ndi umwana. A son has confidence. Umwana ajya imbere ya data ashize amanga. A daughter has confidence. Umukobwa nawe ajya imbere ya papa ashize amanga. When I go to my father, Iyo ngiye kwa papa he'll listen to me. antega amatwi. My Father in heaven. He Data will listen to me. data wo mu ijuru azantega amatwi. And he promised to help me. Kandi yansezeranyije ko azamfasha. He said, I'll send the Holy Spirit Yaravuze ngo nzohereza umwuka wera who will be your helper. uzaba umufasha wawe. Thank you, Father. Urakoze data. Father, Oh data. right now, Nonaha I do not know what to do to help my father in this earth, my earthly father. sinzi icyo nakora He's kuza. sick. Ararwaye. He's very ill. Ararwaye. And he's very demanding. Kandi mwami afite ibyo yifuza And he byinshi. calls me all the time. Kandi ahora ampamagara igihe Come cyose. do this for me. Ngwino unkorere ibi. Come do this for me. Ngwino unkorere ibi. Come help me with this. Ngwino umfashe muri ibi. And Father, Rero data. he makes me work so hard to take care of his needs. Birankomerera kugira ngo nite ku byifuzo bye. And I'm so busy with life and everything else. Nanjye mba ndi mu kazi kanjye mfite ibyo ibindeba. I need to be a good husband Ndashaka kuba umutware mwiza. and a good father to my children. Ndashaka kuba papa mwiza ku bana And banjye. I need to help take care of the business. Kandi ngomba kwita ku murimo. So many demanding things in my life. Hari ibintu byinshi bindeba mu buzima. And I'm so weak. Rero mfite intege nke. It's hard to keep up. Birakomeye kugira ngo nshobore guhagarara. And I'm anxious about it. Ndabihangayikiye. And I'm resentful about it. Kandi mwami ndumva bitanyoroheye. I wish I didn't have to do all this. Icyama kuba ntashobora gukora byose. Sometimes I just want to run away. Ndumva nshaka no guhunga. It's just too demanding. Harimo ibyo bisaba ni byinshi cyane. So I come. Ndaje rero. And I ask for your help. Ndagusabye ubufasha bwawe. I don't know what you'll do or how you'll do it. Sinzi uko uzabigenza.
But I ask you for your strength. ariko nsabye ubufasha bwawe. I ask you for wisdom Ngusabye ubwenge that comes from heaven. buturuka mu ijuru. I ask you for divine appointments. Ngusabye ko mwami uhimba imbaraga zawe. I ask you for more grace. kugira ngo umpe ubuntu bwinshi. I ask you for favor with others. Ngusabye igikundiro imbere y'abandi. I ask you to speak to my father. Uvugane na data. Help him Umufashe in his sickness. mu burwayi bwe. Help him. Mufashe. Help me. Fasha. Help my wife and I right now. Ufashe n'umugore wanjye nonaha. Thank you. Urakoze. You said you would help me. Waravuze ngo uzadufasha. Thank you. Urakoze. I can trust you'll help me. Shobora kwiringira ubufasha bwawe. You know how I feel. Uzi uko numva nonaha. And you know my complaint. Urabizi ko mwami hari ibyo But ntashobora. I turn it over to you now. Mwami ubihindure In Jesus' name. mu izina rya Yesu. Amen. Amen. I prayed about my dad here on earth. Nasengeye papa wanjye He hano ku isi. is 96 Ubu afite imyaka 96 and he is sick ararwaye. and he's very demanding. Mu by'ukuri ahora asaba ibintu byinshi. So demanding Asaba byinshi that I get overwhelmed with his kugeza demands. igihe mu by'ukuri bindenga bikaba byinshi cyane. That's my problem. Icyo ni ikibazo cyanjye. What is yours? Ikibazo cyawe ni ikihe? Your health? Ni ubuzima Your bwawe? marriage? Ni urushako rwawe? A leader in the church who's talking about you? Ni umuyobozi mukorana mu rusengero ugenda ukuvuga? Your finances? Ni iby'amafaranga? Whatever. Ibibazo uko byaba bimeze Children. gusa. Abana, Your family? umuryango. Whatever your problem is, Ikibazo cyawe uko cyaba kimeze I would kose. encourage you to pray like I just prayed for my dad. Ndakugira inama uzajya usenga nk'uko nasengeye papa. Amen? Amen. Amen. Amen.